mbese ibiyobyabwenge byakubuza kubona cyangwa se umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga. Yesu ashimwe. Hano nta nubwo Bibiliya byarenze kukubuza kuba ati ntukanywe inzoga, ahubwo irakubwira ati ntukabe mu iteraniro ryabo. Rekeraho gushyingura umuhamagaro wawe. Yesu ashimwe. Amen. Hallelujah. Ndabona mutishimye. Hallelujah. Mbere na mbere ndashimira komite y'urubyiruko yatugiriye icyizere kugira ngo tuzabe turi hano kuri pano. Impamvu turi hano, mwemerewe kubaza ibibazo kugira ngo murusheho gusobanukirwa. Yesu ashimwe cyane. Topics baduhaye zose turakoresha ijambo ry'Imana. Hallelujah. Ntacyo turi buvuge kiri hanze y'ijambo ry'Imana. Ndahera kuri topic mfite. Mu kubaza ibibazo dushaka no kuza kwifashisha bagenzi banjye cyangwa se n'undi muri mwe gusubiza. Yesu ashimwe. Ariko kugira ngo tuve hano nk'umukristo, buri muntu wese uri hano ukijijwe wemeye gukurikira Imana, kugira ngo uve hano ubuzima bwawe buhindutse. Hallelujah. Twese turi hano kugira ngo duhindurirwe gusa na Yesu. Yesu ashimwe cyane, no kumenya iki ijambo ry'Imana ridusaba. Topic mfite iravuga ngo ese ibiyobyabwenge byambuza kugera ku cyo Imana yamvuzeho. Yesu ashimwe. Ese ibiyobyabwenge byambuza kugera ku cyo Imana yamvuzeho? Ndabanza nsubize mvuga ngo oya. Hallelujah. Uretse n'ibiyobyabwenge nta kintu na kimwe cyatubuza kugera ku cyo Imana yatuvuzeho mu gihe tugize amahitamo meza. Hallelujah. Bivuze ngo ibiyobyabwenge bishobora kukubuza kugera ku cyo Imana yakuvuzeho mu gihe ubihisemo, ariko kandi bishobora no kutakubuza kugera ku cyo Imana ikuvugaho mu gihe ugize amahitamo meza. Yesu ashimwe. Ndashimira ubuyobozi bwampaye iyi topic kubera yuko ni life nzi nanyuzemo, mbese ndavuga ibyo nzi naciyemo. Yesu ashimwe. Ntago mvuga ibyo numvanye abandi, simvuga ibyo numvishije muri Bibiliya gusa, ahubwo ndavuga experience y'ubuzima bwanjye. Hallelujah. Turi kumwe youth. Yesu ashimwe. So ibiyobyabwenge rero ni byinshi. Hari igihe iyo umuntu avuze ibiyobyabwenge bamwe bumva amatabi gusa, hari abashobora kumva urumogi, hari abashobora kumva inzoga, ariko ibiyobyabwenge bishobora kuba mu buryo bwinshi. Yesu ashimwe cyane. Buri kintu cyose gishobora kukubuza kwinjira mu mugambi w'Imana kigatuma uba addicted. Yesu ashimwe cyane. Kigatuma uba addicted, kigatuma utwarwa nacyo, kikagutwarira umwanya, kikaba cyakubuza kuza gusenga, kikaba cyakubuza gukora icyo Imana igushakaho, kikaba cyatuma nta muntu cyumva mu buzima. Icyo nacyo cyakubera ikiyobyabwenge. Yesu ashimwe cyane. Rero kuba ngiye kuvuga ibiyobyabwenge hano, wowe uriyizi nanjye ndiyizi. Hallelujah. Shobora kuba ikiyobyabwenge cyanjye Tony ari ukunywa inzoga. Hallelujah. Ariko hari n'undi wicaye hano ikiyobyabwenge cye gishaka kuba ari umusore wamubujije kubona Imana no gushaka Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari n'undi ushobora kuba yicaye hano ikiyobyabwenge cye ibindi byose yaragerageje, ari mu rusengero, aza gusenga, aza gushaka Imana, ariko itabi ryaranze burundu. Rero buri kintu cyose uzi neza cyakunaniye mu buzima bwawe kugira ngo ushake Imana nk'umukristo, reka mbabwire bene da, burya n'indirimbo yakubera ikiyobyabwenge. Indirimbo z'imiziki zino zo hanze zakubera ibiyobyabwenge. Yesu ashimwe cyane. Kuko mu gihe tugeze, tuvuge nimba dufite amateraniro ku wa kabiri, wowe ukumva ntago uri buze kuza guterana, ugakatira hariya ku gisimenti, ukajyayo ukajya kumva music, guceza muri iki, ibyo nabyo ni ibiyobyabwenge. So ninza kuvuga rero ibiyobyabwenge, nimuze kumva ibitunywa gusa, unywa ugahinduka ubwenge, ntuze kumva urumogi gusa. Ibyo ahubwo ntekereza ko ibyo biba byamaze kugera ku rundi rwego rwo hejuru. Yesu ashimwe cyane. Rumwe rushobora no gutuma utakaza controle ukagera mu rwego rw'ubusazi. Ntimubizi se?
Reka dusome Imigani 23 ku murongo wa 20 kugera ku wa 21. Sinzi umuntu uri bumfashe gusoma. Reka dusome Imigani 23 duhereye ku murongo wa 20. Ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga, ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga, no mu ry'abanyanda nini bagira amerwe y'inyama. Yesu ashimwe cyane. Reka dusubiremo. Ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga. Tukiri aho ngaho, haleluya. Nta nubwo Bibiliya irimo itubwira ngo ntukanywe inzoga gusa, ahubwo irakubuza no kuba mu iteraniro ry'abanywi bazo. Ariko hari abo twaba turi kumwe. Uyu munsi dushaka kuza gusoza mwanyanze cyangwa mwankunze cyane. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ariko turavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga. Yesu ashimwe. Hano nta nubwo Bibiliya byarenze kukubuza kuba ati ntukanywe inzoga, ahubwo irakubwira ati ntukabe mu iteraniro ryabo. Kuko igihe cyose watangiye kugendana n'abanywi bazo, Yesu ashimwe cyane, igihe cyose watangiye kwicarana nabo, igihe cyose watangiye kuba mu iteraniro ryabo, haleluya, si abanywi b'inzoga gusa. Igihe cyose watangiye kugendana n'umusambanyi, igihe cyose watangiye kugendana n'ubikora, igihe cyose watangiye kuba inshuti nawe, igihe cyose watangiye kuba close nawe, iyo best friend wawe ari umunywi w'inzoga, uba ugenda usatira iteraniro ryabo. Ibyo mvuga nababwiye ngo ndavuga ibyo naciyemo. Ntago Bibiliya itubwira ati hari uwambwiye ngo ariko ngo mbwira ngo kunywa inzoga se ni icyaha, ahubwo no kwicara mu iteraniro ryabo ni ikibazo. Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo bampaye teme ivuga ngo mbese ibiyobyabwenge byakubuza kubona cyangwa se umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe? Yego, mu gihe hari ibyo wanze guhindura. You people hari ikintu mutazi. Buri muntu wese Imana yamuremeye kuba ku isi kugira ngo abeho kubw'umugambi wayo. Nago waje hano kubw'icyo wenda cyane ababyeyi bagutekerezaho. Nta nubwo uri ku isi kubw'iki gihugu kikugambiriraho gusa. Buri muntu wese yavukiye kubaho ku mugambi w'Imana. Igihe cyose rero uri muri groups zishobora kukubuza kugira ngo umugambi w'Imana usohore ku buzima bwawe, uba watangiye inzira yo kurimbuka. Turi mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Njya nibuka hari imyaka nanjye nanyuzemo muri ibi bintu, ndetse imyaka itari mikeya. Yesu ashimwe. Ibiyobyabwenge ubifata, umuntu abinywa, haleluya, yaba inzoga yaba iki. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire, iyo ugiye gufata aya mahitamo, ni amahitamo arenga icyo ababyeyi bakubwira, kuko rimwe na rimwe hari igihe baba bakubwira n'ikintu gibusanyije n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Sinzi nimba turi kumwe, haleluya. Iyo ugiye gufata decision ivuga ngo nimura ubuzima bwanjye bumvana mu biyobyabwenge, bumvana muri iyi group, bumvana muri izi groups, kuko ndabona bishobora kwica umugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Iyo ugiye gufata kino cyemezo, haleluya, ni icyemezo ufata wowe n'umutima wawe mwenyine, n'ubwenge bwawe mwenyine, n'ibitekerezo byawe byonyine. Yesu nta nama y'undi muntu igiyemo, haleluya. Kuko hari igihe witwaza ngo ese na papa ko azinywa, ese na mama ko azinywa, ariko se na papa ko ameze gutya, ariko se wacu ko tuzicuruza, ariko se ubundi ko papa yari na pasteri akaba nawe yarafatagaho. Reka nkubwire, hari ibintu utazitwaza mu bwami bw'Imana. Ntago uzajya Bibiliya iravuga ngo murabikora nk'abihorera, ngo mukibwira yuko mpanye namwe, ngo ariko umunsi umwe nzabishyira ku mugaragaro. Uriya munsi nugera, papa wawe azaba abazwa ibye, nawe ubazwa ibyawe. Yesu ashimwe cyane. Imana izakubwira ati nyamara cyagiye nohereje Tony kuri pano kandi ntacyo atakubwiye, haleluya. Bwoko bw'Imana, rubyiruko, murekeraho gushyiraho impamvu mwitwaza zakubuza kubaho mu buzima bw'umugambi w'Imana, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nta mpamvu n'imwe ufite imbere y'Imana. Njya gufata iki cyemezo cyo kubivamo, ntawe nagishije inama, ntawe nabwiye, ntawe nabajije, yari njye n'umutima wanjye. Ndareba gusa mbona ko ibyo ndimo bidakwiriye. Yesu ashimwe cyane. Rero umuntu wakomezaga yibaza ikibazo ngo ariko kunywa inzoga ni icyaha, mbwirira mugenzi wawe ngo uretse no kunywa inzoga no kwicara muri groupe zikinywa ubwacyo ni bibi, Bibiliya ntibyemera. Yesu ashimwe cyane. Urashaka guhindukira? Ndacyasoma ibyanditswe, nabwiye ngo ndava hano twabaye inshuti, cyangwa se ndava hano
muvuge ngo mwanyanze. Haleluya. Mwampaye amena kuko. Ndimo nahereye ku kiyobyabwenge cya mbere. Reka dusome Yesaya 5:11 n'umurongo wa 12. Hanyuma Yesaya 5:11 urasimbuka ujye kuri 22. Bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha. Bakaba ari cyo biririrwa inosabure. Ngewe ntago ndagera kuri level yo kunywa. Iya mbere nahereyo ni ukwicara muri groupe zinywa. Iya kabiri ni ukuvumba. Bwira mugenzi ngo kuvumba. Erega mubivuge murakaye ariko mubivuge. Iya mbere twavugaga kwicara hagati y'abagira gute. Iya kabiri tuvuze iki? Kandi navuze ibisindisha ko ari byinshi. Nicyo nahereyo navuze ngo ibisindisha ni si inzoga gusa. Ubwo nimba wicara mu banywa rumogi ni ikibazo, nimba wicara mu banywa tabi ni ikibazo, none nugera ku rwego rwo kurinywa naho ndagusomera icyanditswe kijyanye nabyo. Mundakarira ariko muvuge ngo amen. Muyivuge murakaye murabyemerewe. Bazabona ishyano. Papa Inosa mfasha. Bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha. Bazabona ishyano abazindurwa si ukunywa ahubwo kuvumba ibisindisha. Bakaba ari cyo biririrwa. Ako ndumva aya magambo navuga mpagaze. Bakaba ari byo biririrwa. Bakabirara inkera. Bakabirara inkera kugeza aho bibahindura nk'abasazi. Reka nkubwire, nimba twicaranye muri iri teraniro ukabuzindurwa no kujya kuvumba, reka mbishyire mu kinyabupfura, ukazindurwa no kujya mu tubari. Ngewe hari abatari bazi ubuhamya bwanjye. Ibibazo kera iwacu mu rugo twigeze kugera ahantu turakena kabisa. Perezida wacu Fred yambajije ikibazo ngo wigeze kugera ahantu wibaza ngo Mana wandemeye iki? Ahubwo nigeze kubwira Imana nti Mana ko iwacu turi umuryango tuvuga turi abana 8 wakongera ababyeyi tukaba 10. Ndavuga nti Mana waturemeye iki yaba watwikiraga icyarimwe? Ariko nari ntarakizwa ubuzima bukakaye. Yesu ashimwe cyane. Muri icyo gihe nari nzi ko igisubizo cyonyine cyaboneka umuntu yaruhukiraho ari byeri. Noneho najyaga nzindurwa no kuvumba. Urumva iyo udafite kashi zawe ngo uba ufite akazi byibuze ubashe no kwigurira ubuvumba. Mu yandi magambo buri umuvumbyi. Nago mbatuka ndavuga bibiri, ndavugana n'abavumbyi banyuzaho naciye bazindurwa no kujya kuvumba ibisindisha. Beneda, hari ubuzima, hari life dukwiye guhindura nk'abakristo. Yesu ashimwe cyane. Maze gukizwa nigeze kwibaza ikibazo, ndavuga ariko uzi ahantu ukizwa yanze ukavuga ati ariko yari nge, was that person me kweli? Noneho ugasigara unyura nko muri hoteli cyangwa se mu mabare, wabona abandi bicaye ku kirahure cya byeri banywa ari abakobwa, ukumva isoni zirakwishe. Noneho ugasigara wanga guca imanza kubera kuzi ko nawe hari umunsi wabikozeho. Iyo wageze ku rwego ureba ukireba ukavuga ati ariko uriya muntu yari nge, uba wageze aho vino ziguhindura nk'umusazi. Uba wageze aho ubuzima bwe buri addicted. Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo ntago ari ibiyobyabwenge ubunywa gusa, ahubwo ubwabyo biba byaramaze gutwara ubuzima bwawe. Kandi iyo ikintu cyamaze gutwara ubuzima bwawe, hari ibyo utakaza muri sosiyete. Utakaza ubwizerwa, utakaza icubahiro, utakaza intumbero, utakaza umugambi Imana ku buzima bwawe, utakaza ibyakakugiriye umumaro. Uretse no kubitakaza gusa, niyo ushatse kugarukira Imana rimwe na rimwe usanga warakererewe mu rugendo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya.
Yesu ashimwe cyane. Papa Innocent akomeza insomere. bakabirara inkera kugeza aho bibahindura nk'abasazi. Nimba ugeze mu buzima bwaho ushobora kurara mu kabari unywa ukageza mu gicuku ukirirwayo iminsi 3 kera tukiri muri secondary. Yesu ashimwe cyane. Twajyaga tugira ibi groupe umuntu ajyana nabyo muri secondaire, mukagenda iwanyu nibabaga babizi ko mwavuye ku ishuri mwasabaga uruhushya nk'abantu batashye, mukagenda mukimarira iminsi mwinywera mukora iki. Yesu ashimwe cyane. Aho hantu iyo wahageze uba wageze ku rwego rw'aho ikiyobyabwenge kirimo kigutwara ukamera nk'umusazi. Bene data, hari ubuzima dukeneye guhindura nk'abakristo. Haleluya. Ibi bintu birambabaza iyo turi mu nzu y'Imana, bino bintu bikiri mu nzu y'Imana. Uyu munsi wakubera umunsi wawe wo gufata icyemezo. Uyu munsi wakubera umunsi wawe wo guhinduka. Rekeraho kwikerereza. Mbwira mugenzi wawe ngo rekeraho gukerereza ubuzima bwawe. Ushobora kuba utabona icyo urimo gukora. Njye ndashima Imana ko nakijijwe ku myaka ikiri hasi ho gato. Iyo nza gukizwa kuri iyi myaka mfite ubu, nari kubaho ubuzima nkijijwe nkorera Imana ariko ndegreta. Haleluya. Ariko njya nshima Imana ko byibuze yangiriye imbabazi ikamfata nkiri mu myaka y'aba teenagers. Ndimo ngenda nsohoka kuko hari igihe nibaza Imana, iyo utaza kumpaga kiza kiri hagiye, uyu munsi nari kuba ndi heye. Mba ndi umusazi. Hariho umushuti wanjye, hari some friends baherutse kunsura dusengana hano ndimo kubaha ubwo buhamya. Umushuti wanjye umwe nayo ngiye kuvuga izina, twigeze kujya ahantu arangije ankura umogi aruzuza handi nyine navuze ngo umaze kuba addicted rumaze kugira nk'umusazi. Tuvuyeyo turagenda, aho kugira ngo yambuke kaburimbo nkuko wambuka kaburimbo ugenda gutya, ayambukisha umugongo. Yesu ashe, imodoka irakubita amenyo yose y'imbere avamo. Bwana Yesu asifuye sana. Bene da, hari ubuzima ukeneye guhindura nk'umukristo. Hari life ukeneye kuvamo nk'umwana w'Imana. Haleluya. Hari ubuzima butatugomba. Nawe ubwawe iyo wirebye, urireba ukabona nta value ugifite. Iyo wirebye uyu munsi uvuga ati ubuzima buri munazi ubuzima arimo gucamo, nababwiye ngo ibiyobyabwenge ni byinshi. Mukanya ndi buvuge ku kiyobyabwenge cya copinage, nacyo ndaza kukigeraho. Nacyo ni ikiyobyabwenge. Nababwiye ngo turava hano mwanyanze cyangwa mwankunze. Bwira mugenzi we ngo ikiyobyabwenge cya copinage nacyo kibaho. Nari nyiri ku cy'inzoga, nari nyiri ku biyobyabwenge bino tuzi, ariko ni cya copinage nacyo kibamo. Kandi ndababwira n'uburyo nayivuyemo. Nushaka nawe ukoresha iyo nzira kwigana bijya biba byiza iyo ari iby'umugisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Innocent ndangiriza kuri uwo murongo. Mu birori byabo bagira inanga na neberu n'ishako n'imyironge na vino, maze ntibite ku murimo w'Uwiteka. Iyo watangiye kubaho buno buzima bw'ibiyobyabwenge, ngo mu birori byabo bagira inanga, Yesu ashimwe cyane, bagira imyironge. Iyo mubona zino za gisimenti cyangwa se sinzi ngo ahandi bazishyize za Nyamirambo, iriya miziki yose n'ibiki byose nta na bimwe bitavugwamo hano muri Bibiliya. Habamo imiziki, habamo abagira iki. Yesu ashimwe cyane. Ngo mu birori byabo bagira inanga na neberu n'ishako n'imyirongi na vino, maze ntibite ku murimo w'Uwiteka. Igihe cyose ukiri muri iriya life biragoye ko wakizwa ngo ukorere Imana. Igihe cyose ugitwawe n'ikiyobyabwenge cy'imiziki, igihe cyose ucyumva barakidube akagutwara, agatwara umutima, agatwara roho, agatwara ibitekerezo, igihe cyose ukirara muri za boîte, murabizi ko nazo Bibiliya zivuga, biragoye ko wakwita ku murimo w'Uwiteka. Biragoye ko wava mu Imana iteganya ko wabaho. Biragoye ko wagera ku cy'Imana iguhamagarira kugeraho. Yesu ashimwe cyane. Mu yandi magambo, kugira ngo ugere ku cy'Imana ishaka yuko ugeraho, kugira ngo ubu Imana ishaka yuko ubaho, ugomba kubanza kwitandukanya. Hari ahantu ugomba kubanza gushingura ibirenge byawe rubyiruko. Urekeraho no kubwira Imana ati Mana, akazi keza, akazi k'icyubahiro, sosiyete ubwazo uwayemo ntago ziyubashye, aho urara ubwaho ntihiyubashye, ibyo ugenderamo, ibyo ukora, ibyo uvuga ubwabyo ntibyiyubashye. Biragoye ko akazi k'icyubahiro wakabona.
Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari igihe njya ndeba umushumba atubwiriza ijambo ry'ukwezi. Ubushize duherutse kwakira umuntu hano, uriya we n'umufamiliye nta kibazo. Ati babwirije ku nyenyeri, ngaruka mbaza pastor ngo inyenyeri ntago yigeze isohoreraho. Numvishije nafata mikoro nyuma ye nkongera nkavuga, nariko inyenyeri yari kugusohorayo gute kwaho wari uri nari mazi. Nimba rero pastor kitubwiriza ngo ijambo ry'ukwezi tugiye kwiga inyenyeri, ukaba ukirara hako narakijwe cyane ari byo ntakibuka, ngiye navuyeyo mvuyeyo. Hano Gisimenti bahita ngo ni ka free zone. Urakoze. Nimba ukirara muri ka free zone, ariyo igutwaye, ariyo wasinze, ariyo yakugize, ariyo Yesu ashimwe cyane. Urara mu miziki yayo, iyo usinziriye warota iki? Injyana twayumvishije. Yesu ashimwe cyane. Injyana niyo uraramo, nuko ntakibuka rega indirimbo zaririmbwagayo ngo zimwe mbabwire. Yesu ashimwe cyane. Ikiyobyabwenge cya mbere nakivuza cy'inzoga, ariko n'ikiyobyabwenge cy'imiziki itaramye Imana, mu dukoridozi cyangwa se muri za kwezi itaramye Imana, zirimo amabafure acuranga indirimbo z'isi za bend over, manuka zamuka, egera ruguru gato ngera reka nkubwire. Yes. Ubundi buriya mubimenya mwari bubwire perezida w'urubyiruko ntambwire kuvuga ibi, ariko ntacyo ndi buce ku ruhande, ntaho muri ntanyuze hose ndahazi. It is your time to change. Rekeraho kuza gutakaza umwanya we mu nzu y'Imana, ubwira Imana uti Mana inyenyeri yake ndiyambura imyambaro, urara aho bayambikira. Ni hariya muri ka free zone za Gisimenti za Nyamirambo niho bambikira. Noneho ukazinduka hano ku cyumweru ufite umufuke waje wambaye n'imyambaro batatwigishije, twasenga ubukubita igitotsi, twasenga ubuhondobera, pastor yatangira kurambikaho ibiganza ati nanjye ndambi, ntago umwambaro uri bukuveho. Nsiga amavuta, uraraho amavuta bayakuraho. Ntago ntibikora kwa Yesu, ntibikora. Bwira mugenzi we ngo kwa Yesu ibyo ntibikora. Kwa Yesu nimbirimo cyangwa simbirimo. Reka ndebe uvuga haleluya. Mureke Mount Olives tugira urubyiruko rwimutse. Yesu ashimwe cyane. Nigeze kubwiriza ijambo hamwe mu rubyiruko mvuga guhindura igihugu. Bene data nimba warahinduye igihugu, hinduka uhindutse. Yesu ashimwe cyane. Va mu gihugu cyo wari urimo, vaho wakoreraga amabi, imukira mu gihugu Uwiteka Imana kujyanamo. Wishyira ukuguru kumwe hariya ngo ushyire ukundi hariya, igihe kimwe ushobora gutanyukamo kabiri, gucikamo kabiri. Yesu ashimwe cyane. Satani afite igihugu cye, mu gihugu cye harimo amahame, harimo ibyo bakunda, harimo imyambaro yaho, harimo imisigire yaho, harimo imikundire, harimo za kopinage. No mu gihugu Uwiteka Imana kujyanamo ngo wimuke. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo uzahabonere inyenyeri, uhabonere iby'ubutunzi, uhabonere icyubahiro, naho hagira amahame, naho hagira imyambaro, naho hagira imyitwarire. Yesu ashimwe. Hagira imvugo yaho, si buri mvugo. Imuka. Reka kuwa gatanu we kuba uri ku Gisimenti, kuwa gatandatu uba uri muri ka free zone y'Inyamirambo, ku cyumweru uzana kandi umunsi umwe uzatanyuka. Muracyankunda? Niyo mwankunda ndi coordinator wa teenagers, ntimuzankuraho kandi nibi. Ni mu nyanga mukaneranya na pastor ntazankuraho, kuko iyi Imana igishimye ko uriho uburiho. Ariko naje kwabwira ngo rubyiruko rwa Mount Olives mwimuke, muhindure igihugu, muve muri ibyo bihugu murimo abazimu babajyanyemo, daimoni zabajyanyemo.
ibyo bihugu bibamo abatiyubashye, ibyo bihugu bibamo abagabo banywa bagataha basinze ari abagabo bafite ingo, ibyo bihugu bibamo biraramo abakobwa bataha gataha arararuka. Yesu ashimwe cyane. Ibyo bihugu mu bisezere ntago bigukwiriye nk'umwana w'Imana. Rekeraho kuvangira Imana, rekeraho kuvanga mu bwami bw'Imana, rekeraho kuba poto ibuza abandi kuza gushaka Imana. Yesu ashimwe cyane. Rekeraho kuba urukuta ku rusengero rw'abaraye bakubonye muri ka free zone y'Inyamirambo ngo bongere bakubone mu rusengero, usigare urimo gucirirwaho iteka ko wabaye urukuta rwatumye abandi bataza gushaka Imana. Hinduka abantu bakubonemo Imana, hinduka abantu bagushake mu bwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ibyo wakoze bwira mugenzi wawe ngo enough is enough. Ibyo waciyemo enough is enough. Ubwo Imana yabikurindiyemo ntubipfiremo nk'abandi, ubwo Imana yabikurindiriyemo ntubitakarizemo ubuzima, Imana ikaba yarakugira imbabazi ukaza kuyishaka, igihe cyari gikwiriye kuhinduka ukabaho nk'uko Imana ishaka. Yesu ashimwe cyane. Naho bitari ibyo twaba tubeshyanya. Papa Innocent nsomera 22 ngiye gusoza sindi ubatindire. Turacyari muri Yesaya 5:22. Bazabona abigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha, bagatsindishiriza abakiranirwa kubw'impongano, ariko umukiranutsi bakamwima ibyo atsindiye. Subiriramo 22. Bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga. Noneho hari igihe urenga urwego rwo kunywa inzoga gusa, ahubwo ukigira intwari yo kunywa inzoga, ukabyirata, ukumva ko uri umuntu w'umugabo. Mbwira umuntu ngo nturi umugabo ahubwo uri sugabo. Noneho ugasigara wita abandi bafashe icyemezo, abasore biyubashye babivuyemo, ukavuga ngo ziriya ni za Babiloni, ukumva ko ndi gusoma Bibiliya, ukumva ko uri umuntu w'umugabo, nutanywa icupa nturi umugabo. Sibyo? You're wrong. Siki ijambo ry'Imana ritubwira waribeshye. Nago kuba umugabo ari ukunywa inzoga. Nabwiye abantu ndavuga nti umugabo mwiza n'umugabo utanywa, n'umugabo utagira ibigare, n'umugabo utajya mu bisindisha, n'umugabo utarara mu kabari ngo aza kunukira inzoga. Rimwe umugabo wanjye yageze kumbwira ariko ati wajuze ukanywa inzoga ko ari bwo uri umuntu w'umugabo. Arabaseka ati nimba hari icyo mwandushije mugende mwinywere. Yesu kuko iyo waraye wasinze ukabyuka hangover ikumereye nabi, tubwizanye ukuri, ndavugana n'abazinywa bakibirimo cyangwa ukabyukana hangover, watekereza iki? Reka mvuga ababibayemo. Pastor ajya avuga ati abakibirimo bari mu Bushinwa. Yesu ashimwe cyane. Katuvuge ababibayemo. Iyo wabyukanye hangover ukabyuka umufuke wakumeni, ni iki kintu watekereza? Ni iki se ahubwo wakora? Noneho ukuntu umwanza gushuka ati nongera ukamenamo rimwe ziragushiramo. Kumbe we arimo arashaka uburyo gushyingura cyane. Innocent ongera usomera uwo murongo. Bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga. Rekeraho kwigira intwari y'icyaha, rekeraho kwirata ibibi, rekeraho kwirata imirimo ya Satani. Inzoga uba urimo wirata imirimo ya Satani. Yesu ashimwe cyane. Kuko ibyo ni amahame Satani yafashe ayashyira mu gihugu cye. Rero iyo watangiye kwirata kuri intwari yo kunywa inzoga, ukumva ko ari bwo uri umugabo, ukabikubitisha abantu bose, ukinjira mu nzu ntawe uvuga, iyo wasinze ntawe ugukoraho, uba urimo wirata amahame Satani yagushyiriyeho kugenderaho. Byari bikwiye ko wakamwa n'amahame y'Imana, akaba ariyo wubaha, akaba ariyo utekereza amanywa na nijoro. Yego Papa Innocent. Bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha. Ukagira imbaraga zibiturira, ugaturana nabyo. Bene data, jewe njya guhinduka, hari inshuti naretse. Ntushobora guhinduka utarava muri izo groups ugenderamo. Ntushobora guhinduka utarareka. Yesu ashimwe cyane. Ntushobora guhinduka utarareka uwo mukopino ufite. Kuko shitani
Satani yamuremeye kuzaba imva bazagushyinguramo. Ntushobora guhinduka ugifite ikiyobyabwenge cy'ubwibone ku buzima bwawe. Iyo miterere myiza uteye birirwa bakubwira ko uri muremure mu nda zeru n'ahandi hose ntiriwe njya muri detail, byakubera imva bazagushyinguramo uramutse ugize amahitamo mabi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubuseka neza kuva mu gitondo, abasore rwakubwira ati you have a beautiful smile. Barabimbwiraga ndavuga ibyo nzi. Umusore umwe yigeze kumbwira ati uramutse usomye niyo napfa nkigira mu ijuru. Uramutse usomye napfa kandi nabona ijuru. Niba ufite abakubwira ati unsomye gusa ubu napfa nkajya mu ijuru, uwo muntu Satani yamushyiraho kugira ngo uzabe imva bazagushyinguramo. Rekeraho gushyingura umuhamagaro wawe. Uwiteka yagennye umuntu umwe gusa mu buzima bwawe uzakubwira ayo magambo, uzagutera iyo mitoma, uzakubwira ubwiza nabukwiye ku mutima. Ureka bakubwira bareshya bafite indimi nk'izimbwa zimeze gutya, ushaka kugucamo kabiri ngo uzapfa udakoreye Imana. Nibashaka aba ari uwo mu rusengero barimo. Ntago mu rusengero harimo marayika gusa, bene abo bantu barimo badakijijwe, banze gukebwa, banze gukorera Imana. Yacuranga, yaba ku ruhimbi, yaba muremure, yaba ibogari, y'amabogari twemera, Yesu ashimwe cyane, yaba mwiza, yagira akazi keza, ariko naho babamo. Fata icyemezo nkawe ku giti cyawe, ntawe ugishije inama. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Si umusore gusa, namwe mwabasore mwe mu rusengero harimo abakobwa nkabo. Burya iyo umuntu ashobora kuza guterana aka ni nkavuga nshobora gukomeretsa, ariko nimukomereka pastor we abereho kubomora. Yesu ashimwe. Twebwe abavuga butumwa turakomeretsa, ariko pastor umusanga. Burya iyo mu rusengero uri umusore ushaka gukizwa, erega ibintu mbabwira bene data twahuye nabyo kandi tumaze gukizwa, duhura nabyo mu nzu y'Imana. Ngewe nigeze guhurira n'umurezibienne mu nzu y'Imana. Umurezibienne araza dusengana, tumaranye imyaka dusengana. Ibyo nyuma yaha nta muntu wemerewe kuza kumbaza amakuru kubw'impamvu z'akazi. Ibyo mvugira hano dusengana. Noneho igihe kigeze yarahanuraga pe, yararotaga kandi agahanura ibintu bikaba, kandi akarota inzozi ntahushe. Rimwe nza guhura n'akaga, Yesu ashimwe cyane, araza atitira yaka umuriro. Ndamubwira nturashaka iki? Ati mbabarira dusomane meze nabi. Ndavuga umukobwa ku mukobwa, kandi ndavuga mu nzu y'Imana. Umuntu akizwa ku giti cye bene data. Ntabwo dukizwa kuko turebera ku bandi, ntidukizwa kubera abo twasanze mu rusengero, nta nubwo duhinduka kubera abo. Wowe ufata icyemezo n'umutima wawe ugakurikira Yesu. Aho udafite inama Mwuka Wera azayikugira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntabwo umuhanuzi uhuriye nawe ahantu runaka ngo kuko wamwemenaga nk'uhanura ibibaho bigasohora ngo nakubwira ngo ibi ngo nibwo uri bubikore. Oya, n'uwo usanze mu rusengero ari umuhanuzi yakubera imva bagushyinguramo. Yesu ashimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimba uri umusore uri mu rusengero ukabona harimo agakobwa kanze guhinduka, yanze gukizwa uwo mukobwa, iteka n'imyambarire ye urabona ko itarimo Yesu, urisigiriza wisigasiga uherekeza, uzaza ushaka iki? Ako kumvikanye. None ugasanga dufite umusore mu rusengero, nta wundi muntu ahora ashaka kugendana nawe, nta handi ahora ashaka kuba, we afashwa cyane iyo ari kumwe n'abakobwa, niho ijambo ryinjira cyane.
reka nkubwire uracari mu bigrupe by'ibisindisha byakuzengereje nturavayo. Iyo umukobwa ari we wayoboye muri worship nibwo ufashwa wumva wijiyeyo, ariko bonjour iyo afashe bibiliya cyangwa se mikoro aramisha wumva bonjour, umva ufite daimon yicaranye mu rusengero nitaguhitana. Nudakizwa uzapfa kandi uri mu rusengero, nabyo bijya bibaho umuntu agapfira mu rusengero. Nimba warimutse ugahindura igihugu ukava mu gihugu cyo kwa Satani, kivemo kivuyemo, wikwimukana utuntu two kwa Satani ngo uhagike iyo utuzane mu gihugu cy'inzu, urimo uratuvangira. Reka dusome Petero wa mbere 5:8. Mwumve impamvu bene data ndimo mbabwira ngo mwirinde ibisindisha, muhindure groups murimo. Joininga group yakugeza ku bwami bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Joininga timu yatuma ubona Imana. Joininga inshuti zatuma wuzura umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Bana n'abantu bafite icyo bakungura kuruta abantu bahora bagukamura. Iyo wagendanye n'izo nshuti yuje gusenga wumva ntacyo cyumva. Yesu ashimwe cyane. Hari umusore iyo mwagendanye ukaza mu nzu y'Imana biranga byanga kwinjira. Hari umukobwa iyo mwirirwanye, iyo uje mu nzu y'Imana niyo bavuze ijambo risohokera hano, iyo utasinziriye risohokera mu gutwi kumwe rikagendera mu kundi. Hindura inshuti, banza ugire inshuti umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Petero wa mbere 5:8. Petero wa mbere 5:8. Mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani. Ariko nababwiye ngo ibisindisha ni byinshi, yaba urumogi, yaba itabi, yaba filime, zaba izo ndirimbo z'imiziki zituba Imana, zitaramye Imana, yaba copinage. Impamvu Imana itubwira ngo rubyiruko bana banje bwoko bwanje, haleluya, Mount Olives Youth, yaba social media, yaba amafilime ya pornography. Yesu ashimwe cyane. Byaba imikino. Reka nawo nkuvuga uyu mukino ko wishura urubyiruko, umukino wa vrai ou faux nawo ni igisindisha, murawuzi. Byaba betting. Yesu ashimwe cyane. Ibisindisha ni byinshi. Mbwirira mugenzi wawe ngo icyo usinze urakizi. Ongera ubwire mugenzi wawe ngo icyo wasinze urakizi. Igitangaje uzi umuntu kugeraho asinda ikintu, agasinda umukobwa. Umusore yigeze kunyanga rimwe ndara mbara plafo nkajya mbona nzengerezwa ndi mu kizunga. Bwira umuntu ngo ndi mu kizunga. Nari naramusinze ariko genda avuga mbere yo gukizwa. Niyo bakijijwe nabyo hari ibyo ujya usinda nabyo umuntu yagiye ahura nabyo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mbwirira mugenzi wawe ngo icyo usinze urakizi. Mubwire ngo igisindisha cyawe urakizi. Ariko impamvu Imana itubwira ngo mwirinde ibisindisha, haleluya, turi kumwe bene data, haleluya, ndashaka ko munkurikira. Yesu ashimwe cyane. Ngo mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Nukuvuga ngo nubwo tubwirwa ngo twirinde ibi bintu, inyungu ya mbere yo kubyirinda kuri mwebwe. Yesu ashimwe cyane. Hari icyanditswe kivuga ngo nukora icyaha, sinzi hano ugereye neza muri Bibiliya, ngo uhindukire urebe ijuru urebe ko hari icyo rihindutseho. Nunakiranuka nabwo uhindukire urebe. Reka nkubwire, gukiranuka ni wowe bifitiye umumaro n'abawe nagari Imana. Buretse gato, gukiranuka kwawe, gusenga kwawe, gushaka Imana kwawe, guhinduka kwawe, guhindukira kwawe, ntuzibeshye ko ari Imana bifitiye umumaro. Ni wowe n'abawe n'abazagukomokaho bose. Kuko iyo wasambanye se hari icyo bihinduraho ijuru. Imana sireka kwitwa Imana, ni wowe bizarimbura. Nukiranuka se bwo bituma Imana ititwa Imana se? Rekeraho gukanga Imana ngo wumve ko nukiranuka wakoze igitangaza. Guhinduka ni inyungu zawe nagari z'Imana. Iruhande rwawe hari umurezi Satani ameze nk'intare.
yivuga irashaka uwiconshomera. Nukomeza kugendera muri izo nzira umunsi umwe azagutanyaguza. Mu yandi magambo guhindukira no kuva mu bisindisha n'ibiyobyabwenge, urakiza ubuzima bwawe si ubw'Imana. Urakiza ubuzima bwawe si ubwa mama wawe. Urakiza ubwawe ntago ari ubwaso. Urakiza ubwawe si ubwabo muvukana. Rekeraho kumva ko nureka kopinage ukareka gusambana mama wawe niwe, never. Wowe ndasubiramo ngo wowe, vuga ngo njyewe. Agakiza kanjye kagiriye umumaro njyewe n'abandi n'urugo rwanjye nashatse n'abazankomokaho. Ntacyo byahinduyeho mama, nawe azabazwa ibye. Ariko ibintu byo kwirirwa tubakurura mu mugozi, nyamuneka wahindukiye byihorere. Uyu satani umeze nk'intare uhora ushaka uwaconshomera, umunsi mwahuriye mu nzira. Niyo mpamvu wumva umuntu ava muri boîte ngo akoze accident arapfuye. Burya abayahuye na satani akamuconshomera ari babiri ntawe bafite wamumukura mu ntoki. Agakiza, mbwira mugenzi ngo agakiza niwe gafitiye umumaro. Ongera umubwire ngo rekeraho gusinda iby'iyi si, ngo byose ni nko kwirukanka inyuma y'umuyaga. Byanditswe byanjye ndabisoza. Yesu ashimwe cyane. Ariko nimba wafashijwe vuga ngo amen. Hari umuntu wumva agiye guhindukaho. Hari umuntu wumva agiye kwimuka mu gihugu akava mu kindi akajya aho Imana imuhamagarira. Bene data, Imana iduhamagarira ni heza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nsomera Abefeso 5:18 nkubwira ikindi kintu cyagufasha kuva aho ngaho. Ijambo ry'Imana riragira riti kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi. Mbwirira mugenzi wawe ngo ntugasinde inzoga, ahubwo ukwiye kuzura umwuka wera. Ndasoreza kuri iki cyanditswe. Mwene data, nta kindi cyagufasha, nta kindi cyadufashije guhinduka. Twemeye kuva mu byo twarimo, twemera gusinda umwuka wera. Bwira mugenzi wawe ngo rekeraho gusinda ibisindisha, ahubwo usinda umwuka wera. Bwana Yesu asifiwe sana. Rekeraho gusinda igisindisha cya kopinage. Ndashaka kubabwira uyu munsi neruye ku ruhimbi, sinzi nimba bazongera kumpa umwanya nkagaruka. Murabona ko ndimo negera no mu bihe, ngiye kujya mu bihe muzambona gake. Sibyo, ndi depite, reka rero nsige mbabwiye. Kopinage. Bwira mugenzi ngo kopinage ni icyaha. Nsubiremo. Kopinage ni icyaha. Buri relationship yose urimo, igihe cyawe cyo gushaka fiançaye iremewe, ariko kopinage ni icyaha. Kandi ntawe ntumye ngo ajye kubihindurira amazina. Yari muri kopinage agiye kuyita ngo okay, nago nyirimo ndi muri fiançaye. Abarokore twihaye kwita ibintu amazina, agafata kopinage akayeza, akayuhagira, akayisiga amavuta, akayishyiraho ka makiyaje, ati ndi muri fiançaye. Nago biri bukureho kuri mu cyaha, nta nubwo bikuraho ko Imana izaguhana. Amazina yose wabyita, nibikuraho kuri mu cyaha, nibikuraho kuri gucumura ku Mana kandi uzahanwa. Kopinage ni icyaha. Ufite imyaka 20, ufite 21, nta nzu uragira, nta nzara zo kwishima, ntago ubasha no kwigurira icupa, uracyari mu bavumbyi twasomye, uri kumwe n'agakobwa kabandi, wirirwa ubeshya, urasa n'akazuba, nta gahunda ufite kuri uwo mukobwa, nta gahunda yo gushaka ufite. Iwanyu baracyagucumbikiye, iso aracyakwambika, aracyakugaburira. Warangiza ukirirwa ubeshya abakobwa b'abandi, barasa n'izuba ryo mu ruturuturu, arasa n'ukwezi kwa nijoro. Rekeraho gushuka imitima y'abandi. Uwo mwana w'umukobwa, ndabona hari abatangiye kurakara. Murakare cyane ariko mukizwe.
urarara umwandikira message sweetheart, urabuza abana b'abandi gusinzira no kuba bashaka Imana no kujya mu rusengero. Kuwa gatandatu umva urimo urabera uwo muntu imva yo kumurimbura. Rekeraho. Umunsi wagize icyemezo cyo gushaka, ukumva ugeze mu myaka yo gushaka, nimba uri umusore byibuze ugeze muri 30 na ufite urumva noneho wageze washyitse, uzaze wegera umushumba mbwira uti pastor, erega hano naho twaje kurererwa, mbwira turabizi pastor, ngewe muzabaze mami, ngeze igihe numva ngeze nshyitse, numva noneho shaka kujya mu rugo. Natangiye ubwo nabona umuremure ushaka kubasenga cyangwa nambeshya ko asenga adasenga, ariko mbona ari serious, nazaga kwa mami noneho mfite uwo bita Charles, reka dusenge. Nkasenga nkajya imbere y'Imana, Mana nimba atari mu bushake bwawe, Mana ntago ndi kubeshya, hano harimo inshuti zanjye zibizi, Mana nimba atavuye kuri wowe untandukanye nawe. Ejo nkabona ikimenyetso, ntago nigeze nakoranye umwete mu gihe cyo kwinjira muri fiançailles nyirimo, umwete n'imbaraga koko ndabeshya. Narazanye ndongera ndazana ariko nari nageze igihe. Kandi iyo wageze igihe ntago bigukoresha ibyaha, ntago bigukoresha gukiranirwa, ikwereka ko ari igihe cy'Imana. Wakwibeshya nk'umuntu, ariko kuko uri mu itorero waremeye kuyoborwa n'Umwuka Wera n'ababyeyi Imana yagushyize imbere, ntago weshuwa. Yesu ashimwe cyane. Kumvira Imana ntako bisa, kumvira Imana bibamo umugisha. Kumvira Imana nta n'ikiremereye kirimo, kuko ineza tuzakuramo yo kumvira Imana no kuyikurikira, inyungu zinshi ziri ku buzima bwacu, nta kimana yungukaho. Yesu ashimwe cyane. Iyo wemeye kuyikorera ni wowe uba wigirira neza. Umunsi uzaseruka mu maso yayo uri imbere y'ubwami bw'Imana, ni wowe uzaba wambara amakamba s'Imana. Bene data, ndasoza mvuga ngo sohoka mu bisindisha bigusindishije n'ibiyobyabwenge bitwaye ubuzima bwawe. Uyu munsi wemere kugarukira Imana, uyu munsi wemere gushaka Imana. Ngwino mu ntege nkeya zawe uzahura na Kristo, azagufata ukuboko. Ngwino mu ntege nkeya zawe, ngwino mu mbaraga nkeya zawe uzahura n'Umwuka Wera. Umunsi yakuzuye ukamusinda, iby'isi bizaguhindukira nk'ibibambwe. Uzajya ureba iby'isi ubone bishaririye, uzajya ureba isi uvuga uti ni nge wari uyirimo, uzajya ubona byinshi uvuga uti aha hantu narahaciye. Yesu ashimwe cyane. Ndasoje, Imana ibahe umugisha.